Anse yamba mbona nta kintu bitwaye. Sasa rero cyusa ko umaze kuba mukuru umugabo mukuru z'ubwenge rimwe na rimwe niyo tuganira numva ufite ibitekerezo bizima ushobora kungira nk'inama ntajye kugira inama ukaba ufite ikintu kibi cy'amakosa nkakikubwira cyumva cyangwa se gihe wabona hari ikintu kibi nakoze ukambwira ngakumva kubera burya baravuga ngo imfura na se barangana. Rero hari ibintu usigaye mbona muri iyi nzu bitashimisha. Kuri nde papa? Dad? Kuri njyewe? Ikinyarwanda baca umugani ngo umukuru arareba ntabaza. Urumva? Hari umukobwa waje ahangaha aje gusura yinjira mu cyumba cyawe. Arasohoka byabaye ntabwo mbize ariko giye nawe yinjiramo anasohoka agenda. Umukobwa? Hashira iminsi yarongera aza gusura hano arongera mu cyumba cyawe gusanga muraganira murishimana. Ibyabaye bindi simbizi kuko ntabwo mbihamye. Umuntu avuga ikintu agihamye kuko yagihagaze. Urumva? None se nkuriya mukobwa wundi aramutse abimenye urumva yakugira icyizere? Ese wamaze guhitamo? Avuga uriya mukobwa wo kwa Rugemasi ni inshuti yanjye nyine aba yaje kundeba ngo tuganire. Arega buriya nta mwanzi ngera muri bariya bakobwa bose barankunda kandi nanjye rwose ntabwo navuga ko mbanga kuko ntawe twagiranye ibihe bibi. Aya nibyo ntabwo naze kuba gukunda se ndabyishimiye kuba kwanga. Ariko mu buzima il faut être prudent. Ya ndirinda n'ubundi kandi nta kibazo rwose gihari. Je nitwara neza. Cyo nkora no kubaganiriza mu gihe ntarabona umwanya wo tarakunda neza ko bijya kubabwira ubona isema ariko batwiganirira nta kindi kibazo. Papa we binakubwira nibyo. Ma? Yes. Please take a seat. Thank you. Papa wawe binakubwira nibyo ijana ku ijana. Uriya mwana wanjye reka nkubwize ukuri. Ikintu bita gukururana umukobwa n'umuhungu akenshi ntabwo bijya biba amahirwe. Hari igihe mwisanga mwakoze ibintu mutari mwateganyije hakavamo iki dore mbese ngo aramwara nawe kandi urabizi. Iki gusa uramaza gutyo ururinja ko uranyumvira we ariko njyewe oya mubwize ukuri. Reba nka buri ukuntu ukururana n'uriya mukobwa ugize gutyo ugakora ikosa mukaba mwakora amafuti wagize ngo byaguhira byanakugora no gutoranyamo. Yes, kuko ushobora gukoresha amarangamutima kuko muhora mukururana ugasanga uhisemo nabi kandi wenda atari ko byari bimeze. Ibyo dada kubwira nibyo cyusa ariko hindura mwebwe nzababwira nahisemo nta kibazo. Nyine hindura imyitwarire ariko witware neza. Yes, ejo utazabona umutego. Iyo myitwarire se gusurwa n'inshuti yanjye n'ikibazo. Kurana n'uriya mwana w'umukobwa ntabwo ari byo, ntabwo tubihaye umugisha nk'ababyeyi. Nawe utazamugusha mu makosa aragukunda. Yes, aragukunda birazwe. Rero mu kugukunda kwawe ushobora kugutega umutego wowe utazikuramo. Sinzi niba ubyumvise. Rwose. Yanjye nabo mari mungenge ko nta kibazo gihari. Erega ni utamukunda ni atagukunda.
kubera ko buri kanya baba muri kumwe nawe bigeraho ukanamukundira icyo kuba muri kumwe nawe nawe ugakomeza umwiyumva imibiri iritsirita muri kuba muragira bya murasangira kamura ambonera umwanya urumva niba umbonera umwanya ni nawe uba ukeneye ko tuba turi kumwe ubwo rero iyo abohotse ashoje imirimo yo mu rugo aza kundeba ariko ndabasezeranya ko nta kibi nta kosa nakora ahubwo dusezeranye ko ugiye kugabanya gukururana nawe rwose kandi uwo mwana ntabwo ucyumva niba ari uko hari umaze kwikanga ko wakuze wabaye umugabo ntabwo inama zacu kizumva nyamara niba ushaka amahoro niba ushaka guhitamo neza by'ukuri reka kugira ngo hagati ya bose ujye uba kure yabo kugira ngo utazayoborwa n'amarangamutima ukuruka kwibagirwa ubwo ndakubwiye ni mama wawe ibyo bamakubwira ni ariko mama mushobora kuba muntekerezaho imico mibi kandi ngerageza kwitwara neza kuki utajya uva ku izina ese icyo tuvuga dushatse kuvuga ntabwo ikibazo ni uko mushaka kuntandukanya n'umuntu utaramemukiye noneho ukomeza ukururane nawe none se ndamurijegitinga gute nta kibi yankoreye nta biti kuri kugurwa cyane ukabunzanya ahangaha habaye iki gusa ibintu bibaye ibaze ko Fabiola baramufungiranye muri wese indi amufungiranye se mama amufungiranye muri wese sinzi ikintu cyabaye hano hantu bamufungiranye muri wese Fabiola nose ngende kukubwira ibintu ntahagazeho umva mama aramufasha aramukurubana aragenda amufungirana muri wese ari no kwitonganya cyane akiba yakoze iki sinzi ibintu biri kubera muri uru rugo ngewe harimo ibintu by'uducanga amayobera ibintu utamenya ibyo ari byo kubaza wowe ibyo bintu uzi impamvu se baba bamufungira ntayo nzi nese ndabizi nazi ko banamufungiranye ahubwo mukuru we niwe umufasha aramufungirana none se ubu ni iki Fabiola yaba yakoze ku byo mama atinyuka akamufungirana muri wese none nanamufungirane mu nzu akamufungirana muri wese ibintu ni amayobera yamwibye se yamwiba se yamufunyara muri wese cyangwa se yaba se yakoze iki cyatuma amufunyara muri wese ra none se Fabiola ashaka wenda kuva hano mama akaba atashaka ko ava muri iyi nzu akaba yavuze ati wenda akamufungirane agume muri wese ako se bwo yamufungirana muri wese cyangwa se akundi ko nsigaye mbona mama asigaye yirirwa none afite umushi urenze uwo yarasanganywe cyangwa se sinzi ariko ahubwo dore hano rero hari ikibazo umuntu uvukana na mama n'uburyo n'ukuntu mama buriya ubona akunda Fabiola n'ukuntu bajyana utuntu tw'utubanga twinshi ariko urabizi ribagiye wasanga hari utuntu yamufatiyemo wenda yamufatiye ku mugabo wese uzi ko hari yageze kugira ute ayo makuru hari igihe Fabiola yageze gukururana na papa barakururana naho wasanga buriya nyiranambara yamufashe ntabwo Fabiola yakururana na papa ngo iki ntabwo Fabiola yakururana na papa kanya reka nkubwize ukuri njye ntabwo njya mvuga ibintu nahagazeho njye mvuga amagambo nzasubiramo ahubwo njye ikintu ndi kwibaza mama yanga umuntu umubeshya mama yanga umuntu umusubiza wasanga wenda ari ibintu bapfuye Fabiola yiha bya bindi nawe byo kuzana amahane yiha gusubiza mama aravuga ati none reka nguhane ngufungirane muri wese cyangwa se akaba yanamwibye oya ntabwo Fabiola yakusuye n'iki kintu yamwiba tuvugisha ukuri amafaranga se ose niki Fabiola yakoze cyangwa se kumva binyobeye ntabwo byashoboka nawe reba ukuntu mama nyanga ntabwo aramfungirana muri wese kuba atinyutse agafungirana umuntu wonse ibere rimwe sha kanyarika mbwiza ukuri tubyitondere byakaza ahubwo noneho naho kira nanjye ndajya muri wese ariko uzi igikuri ikiriho nuko ari Imana ishobora kubikoze ati gute Imana ishatse kugira ngo abanzi bacu batangiye bisubiranemo gake akoranye ndabikunze kubona cyakora ahubwo yamuzirika oya ako uzi kugufungirana muri wese nawe reba ariko kugufungirana muri wese uri guhumeka
ubu se ararira muri yose. Oya reka batangiye bajye ku mugaragaro gake ejo harakurikiraho isimbi Ariko Imana ntabwo ikoze isoni. tuza tugenda badufatiye ahangaha yakwica umuntu. Bimeze bite se? Ariko na n'uyu munsi koko ntabwo urambwira umuntu wateye Fabiola inda. Nta nubwo nibura wamana nimero ze. Ariko ibi bintu ngiye twabiganiriyeho uracyambaza umuntu wateye Fabiola inda agiye kuko meze nkaho ushije ko ngiye naramuteye inda. Ibi bintu tubiganiraho kenshi. Icyo kintu uzongera kukimbaza. Mbabarira kabisa ntuzongera kumbaza icyo kintu. Ushaka ibindi bintu uzajya umbaza guhera uyu munsi. Ariko ibintu byo kubateye inda Fabiola ngo amanimero ye sinshaka kongera kubyumva. Mbabarira cyane. Ntawe wajya gushaka. Ngiye kumushaka urasi muri umuna wawe. Urumva? Kumushaka kandi ko ni umukobwa ukuze. Urumva? Ushobora guterwa n'iyo nda. Ushobora kwifatira icyemezo. Bigeze kubera ko bamufashe ku ngufu. Uruzi papisi. Ndambiwe amanyanga yawe. Ndambiwe kumbeshya kwawe. Ndambiwe byinshi cyane twabanye muri ubu buzima. Ntubeshye bitambuka. Fabiola ngo uzaba umushakira ngo muzamuhamagara. Njye gushaka uwo muntu kandi tubana hano mu nzu. Ngo iki? Njye gushaka wateye Fabiola inda kandi tubana hano mu nzu. Njye kumushaka. Ninde se? Umwana mu nzu umuteye inda nini? Cyakora ntago nanzi ko wapimukira bene kano kageni. Njye kumushaka ari wowe umuteye inda. Ari wowe umuteye inda. Ibibazo byose narabikurikiranye. Kimwe kuri kimwe ku murongo. Ufite ibimenyetso? Ibimenyetso ndabifite bigaragara gutya. Bizanire. Sibyo. Naho ugeze? Tangiye kunshinja ko ryo inda muri umuna wawe. Reka nkubwire. Ugeze kuri mamisi. Nihanganiye Kanyana. Ugeze kuri. Uretse nkubwire. Nihanganiye Kanyana. Uramuzana. Ntago nanzi ko wateye inda ufite umwana ungana kuriya. Ibyo nibyo wameshe mu myaka yose twamaranye. Nihanganira kuryamana na Fabiola buri munsi. Nza kuza kubimenya ari uko umaze kumutera inda. Ugira ngo ndi igicucu, ugira ngo ndimo ndakubwira gutya kandi namaze kubimenya. Sibyo? None rero yamana nawe buri munsi. Reka rero nkubwire. Ndeba turebane papa Isimbi. Ngiye kubaha isomo wowe na Fabiola. Ngiye kuguha isomo ntago uzongera gutekereza ko ari umugore wanshatse cyangwa ngo nawe atekereze ko ndi muri umuntu we. Ngiye kubigukorera kandi ntuzavuge ngo dore bigenze gutya. Urabyicuza uraha. Oya mami si umva. Umva mami si. Urambwira iki? Umva mubwire umva. Indayirwana nte none ko nigenje ngo yabimenye cyaba ari ukuri ndajya hehe yaba afite aya makuru koko Mungu wangu Nindo mamagaye. Hello?
ninde tuvugana uba mubwire uravugana na Rugema urumva ngo uri kuvugana na Rugema namaze kumenya neza ahantu muherereye we na kamarade n'uwo musaza ubu twaba bose tega twumve wakuye nimero zanjye wimbaza wanavanye nimero zawe ndakubwira ngo aho muherereye turahazi twanaba gusa none umva icyo ushakaho we na kamarade none ahangaha ukimara kunyumva nkeneye uwo muti uwo musaza afite uranyumva neza nkeneye uwo muti mufite we n'uwo musaza na kamarade muwunzanire atari ibyo ngibyo muwumbereze nimurega kuri ibyo mbabwiye turahita dushyira mu bikorwa ibyo twapanze kuri mwese twamaze kumenya aho muherereye tusaba gusa ariko ku bw'ineza yanyu kugira ngo urokore amagara yanyu none ahangaha uwo muti nimuwushyire hasi muwuzane nimutabikora yaba wowe Emile yaba kamarade yaba uwo musaza ndetse n'imiryango yanyu turahera kuri bumwe umwe dukuraho wabyumvise Emile ibyo mubwira uko byumva kamarade akwiye nimero zawe nanjye ntabwo mbizi bano bantu baradufite arongera ahamagaye akaba arashaka ikimana Emile wangupa utangupa ntega amatwi unyumve ndabona udashaka kunyumva urimo urangupa wangupa utangupa icyo nakubwiye wacyumvishije uwo muti ndawushaka umusaza afite muwuzane muri bazima tubareke mugende ariko nimutabikora wowe kamarade n'imiryango yanyu turahera kuri buri umwe dukuraho icyo ngicyo bingatiye mushyire mu matwi yanyu wanyumvishe Emile ndakumva imiryango yanyu we kamarade turakuraho kiri mu barokore nuko mwamereza uwo muti ku neza wanyumvishe byarangiye kandi mbategereje mu gihe gito cyane gishoboka mu gifuho sinongera kuguhamagara ibi bintu ubwo bitangiye kuzamo imiryango ahubwo ikintu tugomba gukora ni iki dushakisha ukuntu dutangira guhungisha imiryango yacu byose Imana ko bitari ibyo ibyo avuga byo byose ntabwo uyu muti twawumuha niyo yagira uti ahubwo reka dutangire dufate imiryango yacu nibiba ngombwa mbwire n'uyu mubyara wanjye ashaka ahandi ajya ese ngo batugose ntibamenya ahantu duherereye byonyine kuba babonye na nimero zawe byonyine ubwabyo birasobanura yuko nta hantu twabacikira tekereza njye mbese ngira ubwoba tekereza umugore wanjye n'abana nyine tubafate tubahungishe kandi iwanjye se bahamenyera wiki nose bivuze abantu beza ni abagome tuzi ubwoba bw'umugore wanjye nanjye ngiye gutangira gufata umubyara wanjye ngiye kumubwira ashaka ahandi ajya ikibazo se arabyemera n'umugabo we atari mu Rwanda ibi abana banjye n'umugore none bose barabica Imana dukora iki rero dukora iki gusa icyo yakora cyose ntabwo uyu muti twawumuha niyo yagira uti reka bino bintu tubimenyeshe polisi reka nkwereke ibi bintu reka tumenyeshe polisi bino bintu Rugema afite amafaranga tugomba kwitonda kumenyesha polisi kuri we urabizi nimero ntazi nabo bigombye kujya kuyitaba none se tumenyesheje polisi
oya ntabwo twahita tumenyesha polisi. imiryango yacu ntihita ibihangiritse. Ntabwo kuva byatangiye kujyamo ibintu by'imiryango ntabwo twahita tumenyesha polisi, ahubwo ikintu ndi kukubwira ni kimwe, ni uguhungisha imiryango yacu hanyuma tugashakisha uburyo uyu muti byanze bikunze iribagiza wunywa. twongeye kubishimira cyane, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Rero nk'uko mwakomeje kubitubwira cyangwa mwakomeje kubitwandikira muvuga muti ese twabona he? Twabona Fabiola, twabona Isimbi, Cyusa, Mama Cyusa, Papa Cyusa, abandi twese Kanyana, Isimbi ribagiza mwese cyangwa ba Yvette twabona. Rero twapanze umunsi w'itariki 7 z'ukwa 12 tuzajya muri parike y'Akagera. Ubishaka uwo ari we wese abantu bakiyandikisha tukababwira n'ibindi nuko urugendo ruzaba ruteguye kugira ngo bazabone uko tujyana nabo. Yes. Hanyuma uwo ari we wese ubyifuza nta limite tuzashyiraho. Uwo ari we wese ubyifuza azaze tujyane muri urwo rugendo, n'urugendo shuri, n'urugendo rwo gutembera, n'urugendo rwo kwishimisha, n'urugendo rwo kugira ngo tubone n'abafana bacu abadukunda yewe n'abatwanga. Hari ukuntu wandika ngo yewe nanguye kumukunda kuko bakoze ibintu bikomeye cyane. Turagira ngo rero icyo gihe tuzahura twishime tunezerwe. Ni ukuri turabakangurira kugira ngo icyo gihe hari n'ahandi turi gutegura na za Gisenyi na za Ruhengeri nahe ni Butare nahe aho ngaho hose tuzagena umunsi tuzagenda tuyaga ko turashaka kuzakora tuzenguruka mu Rwanda hose turi kureba abakunzi bacu tubona nabo twifotozanya nabo. Abashaka kubaha amakado bagiye babyandika ngo turashaka kubaha amakado muzayazana kuri uwo munsi cyangwa n'ikindi gihe. Hanyuma turabishimiye kandi turabakunda. Simwakundara cyane kandi twagira ngo tubasobanurire n'ubundi yuko ngira ngo bababwiye byose amatariki tuzagenderaho iyo road show igihe izabera ni kuri 7 z'ukwa 12. Ikindi kampani yabizobereyemo izadutwara yitwa Iwabeza Safaris. So turabashyigikiye kandi namwe turabashimiye ko mudushyigikiye, twiteguye kubana namwe kuri icyo gihe. Murakoze. Bye bye.